Yes, hello guys, mbahaye ikaze kuri Songa Mbele Group aho tugenda tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo filme, harimo ibyegeranyo, harimo ibiganiro bigiye bitandukanye. Boss umeze ute? Ni sawa na amahoro. Nyuma yuko maze igihe kirekire utaboneka, abantu bamaze iminsi bambaza ngo boss bimeze bite? Tugwaye ikaze kuri Songa Mbele Group. Murakoze cyane, mbanje kugusuhuza nanasuhuza abanyamuryango ba Songa Mbele Group. No muryango munini tumaze kugira, tukaba dufite abantu benshi nkaba mbasuhuje abari muri Afrika, abari hanze yaho bose. Ikaze ndabakiriye kandi ndabasuhuje cyane kama kawaida. Sasa abantu benshi bamaze iminsi bambaza ngo no kubera iki ngo Songa Mbele twarabaye duhagaritse. Songa Mbele yarahagaze bitewe n'impamvu zitandukanye, harimo impamvu z'ubuzima bwa buri munsi. Yego. Ariko twongeye twagarutse kandi twagarukanye imbaraga nyinshi ziruta iza mbere twatangiranye nk'abantu badukunze. Yego. Birasaba ko ahubwo badukunda noneho kurushaho bakadukundisha n'abandi. Byiza cyane. No kuvuga ngo muri make habayemo ibibazo, nkanjye ubwanjye naje gukora accident. Accident mari gihe kitari gitoya ndwaye kigera hafi ku mwaka n'amezi 9. Ni inkuru y'ubuzima nini, ni ibintu bigoye, nza kujya mu bitaro. Urumva byansabaga ko mfata umwanya wo kuruhuka no kugira ngo wisuganye, mbanze nisuganye ngaruke mu buzima, kuko icyambere no kurengera ubuzima, kuko dukora kuko turiho. Abantu ntago baramenye izina ryawe nk'umu boss, nyina komeza kwita boss. Abantu ntago baza amazina yanjye. Nakinye muri filimi nitwa Dani, haraho nakinye nitwa Paco, n'izindi nagiye nkinamo zitandukanye, mfite amazina atandukanye. Mazina yanjye ubundi nitwa Dani. Yego. Ikaba ari zina ryanjye muri rusange. Yego. Nimba unabyibuka neza, abantu benshi bagiye bayigaragaramo, harimo abapapa bakuru, harimo abamama bakuru, harimo abakobwa. Wagiye ubakorera ibintu byiza kandi bishimishije pe. Ariko umuntu akibaza ngo ese umurongo wari waratangiriyemo nyuma yuko umaze umwaka urenga, mwaka ugera kuri 2, imyaka igiri hafi kugera kuri 2, baribaza ngo ubundi nyirizina inspiration wazikuraga? Inspiration nta handi nazikuraga. Yego. Inspiration nazikuraga mu rukundo, nkunda filime. Ndi umuntu wakuze nkunda filime cyane. Yego. Kandi n'uyu munsi ndacyayikunda. Nifuza ko umuvi nyarwanda yazamuka yagera ku rwego rwo hejuru. Yego. Gusa ubushobozi, ibikoresho n'iki, uko iterambere rigenda riza, nibaza ko ari ibintu bizagenda bigenda neza muri rusange cyane. Abantu benshi bakomeje kumva yuko no baza muri filime, ubwo ndi kuvuga abakinnyi baje kubateringa mu bitugu nkamwe b'abashoramari. Sorry, urumva? Ariko nanone bagakomeza kumva amakuru behind, inyuma. Cyangwa gukira umuco kuri bino bintu abana mukoresha, ngo ntago akenshi ngo mukunze kubaha amafaranga kandi muvuga yuko mwaje gushora muri filime. Bipfira he? No kuvuga ngo muri filime iyo ugiye gushora, yego, bisaba ngo ukore budget. Yego. Bije y'ibyo bintu. No kuvuga ngo niba uzanye umukinnyi ukwiye no kumwishyura kuko agomba kubaho. Yego. Niba ari we mwuga yahisemo, nk'umwacteur cyangwa umwactrice, uba ugomba kugira icyo umugomba, nawe akakugomba kuguha ibintu byiza koko akabamirita bya bintu akina. No kuvuga ngo niyo mpamvu iyo ukoze casting, nyuma ya casting haba hagomba kubaho amasezerano hagati y'umukozi n'umukoresha. Abatabikora se biba byapfiriye. Niba abana baba bafite inyota yo kwinjira muri filime kugira ngo nibasabe amasezerano. Ikintu naje kubona nuko abantu benshi bajya muri filimi ntago ari passion, ntago ari umuhamagaro, ntago ari ibintu byabo, ahubwo babijyamo gusa kuko bumvishe ngo ni filime akumva ko yabishobora. Ariko filimi icyambere ugomba kuba uyikunda, icyakabiri ufite iyo mpano. Ntago abantu bose bafite impano. Ushobora kuba ufite impano yo kuririmba, undafite impano yo gukina filimi, undafite impano yo kwiruka. Impano ziratandukanye, ahubwo abantu kumenya ngo impano yanjye ni iyihe tara yanjye. Icyo kintu nicyo kintu kikigoye abantu. Ariyo mpamvu habaho casting. Casting rero nta kindi ireba ya mpano. Umuntu arazana none gukomeza kwibaza ngo ko dushimye ko inda wakoze filime zitandukanye, harimo wambwiye ngo iya mbere bayita
mfitemo Kamucaca nkageraho hari iyo mfite bitwa urugo rw'imiruho, hari iyo mfite yitwa nabaye abantu by'umwihariko nabaye abantu by'umwihariko wakoranye nabo bajyeho barebe. Yego ndi kubaza ngo nabaye abantu by'umwihariko wakoranye nabo bajya gufasha ko bino bintu nyine byagira ubuzima gatozi. Nakoranye n'abantu, nagiye nkorana n'abantu beza, nanashimira aka kanya kandi bazi gukina b'abacteurs n'abactrices beza cyane. Ariko mu bantu nakoranye nk'umuntu uzwi cyane niwo bita Damour Suleiman, baramuzi cyane. Damour Suleiman umuntu twakoranye muri izo filimi, nkorana n'abandi harimo abakobwa nk'uwo bita Kamariza, afite nawe YouTube channel ye Kamariza TV Show, mfite uwo bita Pasibu, mfitemo uwo bita Soso Ruyenzi, mfitemo ni benshi ni groupe cyane cyane ko numvisha wari ufite uduprojet twinshi kandi tumeze nk'aho dufite umurongo. Ni nabahe bantu mwakoranye kugira ngo zibe zifite script yanditse neza nka kuri twabibonye? Yes, urakoze cyane. Buriya kwandika filimi ni kimwe mu bintu bigoye bisaba n'umwanya. No kuvuga ngo njyewe ninjye wicaraga nkatekereza, nkazana ide, nkafata abantu nka 2 cyangwa 3 b'inshuti zanjye, nkandika filimi, namara kuyandika nkayijyana mu bantu nka 3 cyangwa 4 bakareba, bamara kureba tukayisubiramo tukareba action zazo. Ikindi nari mfite umudirector wamfashaga cyane, ari wende no umudirector bitaga Rugwiro, azamubonaho nanubu aracyakora muri iyi minsi. Ntago nza ahantu aherereye bitewe n'izo situation z'ubuzima nagiyemo, ntago twongeye kugira communication nini. Ubushobozi kuvuga yuko abantu mwakoranye batakubaye hafi mu burwayi bwawe? Oya, ntago ari cyo mvuga, cyane yuko n'ubwo burwayi nabugize ntabugire hano mu gihugu, narindi hanze yacyo. Urumva rero ntago wajya ku blackmailing umuntu ngo ntiyagusuye hanze y'igihugu, rimwe na rimwe biba bihenze. Ariko none communication ibintu byaroroshye. Yes, communication yagumyeho, ariko urumva imyaka hafi 2 ni ikintu kinini cyane. Yes. Ariko ubu ngubu nagarutse, mfite team nshyashya, mfite abantu bari ku rwego rwo hejuru, bizi ibyo bintu, production nziza, ibintu byose ni ibintu bifite high quality. Abantu bitegura iki cyase bitega iki kuri wowe ku buryo nyine ushobora kubabwira ati ndabararika kino kintu n'ukuri muneze imbere, cyangwa se mumfashe mukore subscribe, mukore gutya na gutya, ariko sebo ni ibiki bafitiye mu bubiko, cyane cyane ko ufite team nshyashya, ufite abantu babizi ubu ngo bafite mu bunararibonye. Nize projet ushobora kubabwira ati ufite projet imeze gutya na gutya, ku buryo wenda wabanyurira mu mayanya? Reka wenda manze nkosora icyo kintu cy'abantu bashyashya batagira ngo wenda mu bakina filimi ntabwo nzakomeza gukorana nabo twakoranaga, tuzakorana. Icyo mvuga ni film production. Mfitemo team nshyashya, ariko abantu rero ikintu bitega cya mbere, filimi ntaho zagiye, ibitekerezo ni bya bindi. Ikintu tugiye gukoraho cyane ni za filimi zivuga ku buzima. Tuzafokasinga kuri filimi z'ubuzima, dufokasinge kuri true story. Nanabasezeranya yuko nka filimi y'ubuzima bwanjye ngiye ubwanjye nzayishyiramo, bazayibona mu bihe biri imbere. Iri muri filime nzakora. Mu bantu wabonye bashobora kumerita iyo character? Iyo character mfitemo abakinnyi benshi batandukanye, bashobora kumerita character yawe bakaba bakina nkawe. Iyo filime nzayikora. Yewe nimbona hari n'ibindi binsaba byo kongeramo nk'abantu runaka, nzongeramo, nzakora casting ku buryo ngomba kubona abantu bazakora icyo kintu nk'uko nkifuza, kuko n'ubuzima bwanjye nzaba nkina bya bintu nabayemo nzi. N'umuntu uzabinkinira agomba kubikina nkanjye, akaba nge. Ndabyumva. Urumva rero umuntu yahita yibaza ngo niyo somo ry'ubuzima muri iyi myaka 2 umaze kuva wahura n'iyo accident, cyane cyane ko numva ari yo ushobora kuzakoramo filime. Ndiyo somo ry'ubuzima muri iyo myaka 2 ishize wakuyemo ku buryo bishobora kuba byarahinduye Daniel wa mbere na Daniel w'ubu ngubu turi kubona? Ntago nagendera ku kuvuga ngo isomo ry'ubuzima ryo mu myaka 2, nagendera no mu gihe cyashize.
no kuvuga ngo icyambere nize kuri iyi si no kubaha umuntu wese. Yego. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwa buri muntu. Buriya abantu tubaho kubera abantu. Kubaha abandi, kubera abandi. Yego. Ikindi kintu no kuvuga ngo icyambere no kubaha abantu no guca bugufi no kumenya ko umuntu ari ubusa, kuko uyu mwuka duhumeka ni ikintu gito cyane, isaha n'isaha gishobora kukuvamo. Gufasha abandi ni ikintu cy'ingenzi, gitanga ibyishimo kuwutanze, kikagarura umugisha kuwakiriye. Gitanga ibyishimo kuwutanze, kuri gutangurwa ibyo byishimo nuri kubyakira. Noneho bikaba umugisha kuri wowe no ku rubyaro rwawe, wowe utanga biguha umugisha no ku rubyaro rwawe. No kuvuga ngo rero ni nko kubaka esikariye, kandi buriya twebwe turiho nitwe twubakira abazaza inyuma yacu. Buriya umwana wawe azabaho ahereye ku migisha we wamwubakiye. Ndabyumva. Sasa nkawe umaze wenda iminsi myinshi cyangwa se ufite iyo passion, nakifuje kukubaza by'umwihariko kuri Mashariki, mbere Mashariki Film Festival yejo ubundi baherutse gutangamo ibihembo mu bintu bijyanye na filime, cyane cyane ko ari byo bari bibanzeho cyane. We nkawe nk'umuntu wakurikiye, sinzi mbara kurikiye utarakurikiye. Narayikurikiye. Warakurikiye. Niki mu bushobozi bwawe, ubwo ndi kuvuga wenda ku bushobozi bwawe bw'imboni yawe, niki wabonye cyagenze neza compared ku myaka yari ishize? Reka mbanza nshimire Mashariki, barakoze cyane. Buriya iyo umuntu akora akabona ishimwe, yego, ni ikintu cyiza cyane, kuko iyo uzi ko hari umuntu kuzirikana ku byo ukora, yego, ni ikintu cyiza cyane, gikwiye no kubera n'abandi urugero. Ibihembo batanze wenda bishobora kuba birimo amafaranga cyangwa bitarimo amafaranga, we never know. Yego. Ariko byonyine kuvuga ngo igihembo cyahawe runaka, ni ukuvuga ngo kuri bya bintu yakoraga hari kiba cyiyongereyeho, hari courage biba bimuteye, hari izindi mbaraga, ni nko kumusunika, ni nko kugufata mu mugongo bakakubwira ati jya imbere. Ni courage. No kuvuga rero iyo ubonye umuntu ukurekonisa akamenya ngo aba bantu hari ibintu bakora. Ikindi filime imbere, movies zo mu Rwanda abantu baravugaga ngo ibintu bakina ni theatre, ariko niba hatangiye kuzama award, no kuvuga ngo hagiye kuzamo na competition. Rero ikintu cyajemo competition, no kuvuga ngo buri wese akora innovation, ahora ashaka udushya. Nicyo kintu ni ikintu cyiza cyane. Ahubwo nkaba nashishikariza companies zikomeye, zirimo aya makampani akomeye tuzi, bakwiye gushyiramo amafaranga nkuko bayashyira muri music, nkuko bayashyira mu bindi bintu bitandukanye, bakegera abakinnyi nkuko bayashyira muri Tour du Rwanda, nkuko bayashyira muri sport, begere na movie nyarwanda, bashyiremo amafaranga, movie zitera imbere, begera abantu babamamarize. Dufite abakobwa beza bashobora kwamamaza, dufite abasore beza bashobora kwamamaza. Talent niyo yamamaza cyangwa hamamaza isura nziza? No kuvuga ngo ni ikibazo cyiza kandi abantu benshi bagiye bibaza. No kuvuga kwamamaza harimo ibintu ngiye kukubwira. No kuvuga ngo ushobora kugira isura nziza, ariko ibyo baguha kwamamaza utabishobora. Ntabwo rero kwamamaza ari isura nziza, ahubwo kwamamaza ni talent. Ni talent, ariko nanone uramutse ufite talent, ufite n'uburanga, biba ari akarusho. No kuvuga ngo nk'iyo ugiye gusaba akazi baravuga ngo uramutse uzi Igifaransa wenda n'icyongereza, ni akarusho. Iyo ufite isura nziza ntabwo ntajya ku cyapa, urumva ubwira abantu ngo bagure amayinite ya MTN bayagura bitewe n'uburyo ki wababwiye. No kuvuga ngo ukuntu bahita bagushyiraho kuri kirisheri, ugasanga nyine ntabwo ndi gukwatira abantu, niko mitekereza. No kuvuga ngo ntago abantu bahita bareba physical appearance cyangwa uburyo ugaragara, ahubwo wowe cya kindi waberetse nicyo bashyira mu maso. No kuvuga ngo ngiye kuguha urugero, uramutse ufashe nk'umwana muto
ukajya ufata inyuguti ya A ukayimwereka buri munsi ukamwereka A n'ejo A n'ejo bundi A n'ubukurikiyeho A iyo agiye kwandika niyo nyuguti imworohera mu buzima bwe kuko cya kintu uko yakibonye kenshi nicyo kimuzamo rero buriya mu kwamamaza naho cya kintu kugiha abantu ntago bareba isura yawe ahubwo uburyo ki wakibahaye ya magambo wakoresheje ubaha cya kintu nicyo bareba kurusha ko bareba wowe kuko wowe si we bareba ahubwo icyo wabahaye nicyo bareba birumvikana yes aka kanya umuntu akavuga ati uri gukurikirana filime nyarwanda nawe waba umaze igihe uzirimo nuko wenda wagize n'iyo mbogamizi nkuko twabibonye ariko none umuntu akaba yavuga ati tuvuga akantu kamwe niye filime ndi kuvuga muri filime nyarwanda iri kugufasha ubu tuvugana ngewe nkanje ubwanjye gukurikirana muri iyi nkanje ubwanjye amafilime hafi ya yose ndayareba ariko nkunda kureba Papa Sava cyane Papa Sava ifite umwihariko wayo rero no kuvuga ngo akora ku buzima bwa buri munsi kandi none agakora ubuzima butandukanye ntago ari episode nkuko yandika wenda uruhererekane ngo tuvuge runaka ahora habigenda gutse no kuvuga ngo uyu munsi yakoze kuri content runaka wenda dufata urugero no busambanyi buri mu bantu nk'iby'iyi minsi biri ku muhanda ejo agakora ku matika ari mu bantu ejo bundi agakora ku bwesikoro buri mu bantu ubukurikiyeho agakora wenda ku maksida aba mu muhanda ni ukuvuga ngo urumva ni creative buriya umuntu ni creative muri filime za noza I mean filime za Papa Sava ni filime cyangwa ni comedy cyangwa ni theatre kuri wowe kuri nge nkurikije urwego turiho aka kanya ni filime ariko zigisha n'ubundi filime nyinshi hari zitigisha n'izigisha ahubwo ndabaza ushinya kuki uzita filime kandi ira ni short film no kuvuga ni short film naga filimi abantu bumve ko filimi yego hariho filimi ndende yego hakabaho na filimi ntoya iriya rero ni filimi ntoya filimi ntoya ni ukuvuga ngo ibigizwe ibifite main characters ikagira n'abasista n'abafigira ni ukuvuga ngo rero iriya ni filimi abantu bayita comedy ni ukuvuga ngo nuko batashaka kubona ikintu kiri mu bundi filimi iba ifite inyigisho filimi iba ifite inyigisho noneho comedy yo ni ugusetsa abantu ibintu byose ubonye muri comedy ni uguseka gusa ariko filimi yo iba ifite ikivugaho kandi kiri deep yego so abantu bari kudukurikirana kuri Songa Mbele Group yarabazaniye boss Daniel yababwiye ko yagiye agira ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ariko none ko yabwiye yuko afite projects nyinshi kandi yifuza kuzabasangiza by'umwihariko filme documentary ibiganiro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ibintu byinshi icyo mbasaba ni ikintu kimwe n'ukanda subscribe mugakora share mugakora comment please muri kubibona ubundi tugakomeza kubaha ibintu byiza nanjye ndabararika yuko muzajya mukomeza kumbona hano kuri Songa Mbele nk'ibisanzwe ciao